video ariko nyene nazifashe umugeni ngo yararimo gushaka yabonaga icyobo. Mama ngo mwana wanje afite ikibazo. Uriya wari wa uyu mugeni wa Nadine n'umwana wanje none ngo ari kubona ibyobo ngo ni inzoka kandi tugiye mu bukwe mwana we bamurose. Oya ndagwamo dore ndagwamo nari inzoka. Ngwino rwose natera utamu. Ngwino nta kibazo cyabaye. Mwana we oya ndi kubona minto nayo dore nayo dore ngibiri narimo kwirukanka biribuze kugenda gute habuze kugenda ibi byose birarangira gute ibi bintu byo ntabwo twabimenya uretse gusa ko ni wowe mutware w'uyu mugeni yewe ni ngewe ariko numiwe ndetse umva kubera iyo mpamvu ngewe mwakire ni koti ntabwo oya mana akira bot nasi ikibo ibi ni ibiki wowe ibi ni ibiki anje bamurose ibi nama yabera gusa natekereza ko ari wowe wabikoze kuko ibyo yamuhaye ni byinshi ndabizi ariko sinari nzi ko babana nari nzi ko ari urukundo bisanzwe. Nadine twariganye twarakuranye. Nadine ari umuhungu wamukundaga amwishyura amashuri akamukorera buri kimwe akadusohokana za Gisenyi za Kibuye za Arena. Uwo mugabo aramukundaga yamuguriye ibibanza yigeze no kumugura imodoka nubwo natazi ahantu Nadine yayishyize. Ikigaragara uwo mugabo niwe wabakoze ibi ngibi kuko yababonye ko Nadine amuhemukiye akavuga ati nanjye kugira ngo atancika reka ubukwe bwici njye niko ndi kubibona. oya ndi kubona minto nayo dore nayo dore ngibiri ya reka mbasuhuze ubu tuvugana maze guhamagarwa byihutirwa reka ndebe uburyo nafata moto mbashe kumenya ikibazo mamagawemo uko cyifashe. Ndahangaha urimo kuhabona ngiye gufata moto ni MC Seti uru n'urugendo TV. Ndabona hano abamotari mota tugende ndabona hano abamotari ubu tuvugana icyo ngiye gukora no guhita mfata moto ngeze imbere gatoya ntago ari kure cyane ndi bugende urangira nereza kasike ya nkuko nabikubwiye nari maze guhamagarwa bitunguranye. Hari abantu bamagaye bambwira yuko ubukwe bupfuye ku munota wa nyuma. Ubu bukwe ntago nzi impamvu ki ubu bukwe bupfuye, sinzi impamvu yabiteye kugira ngo ubu bukwe bube bwapfa. Natwe rero nk'itangazamakuru niyo mpamvu dufashe urugendo kugira ngo tubashe kwerekera tumenye aha duhamagawe ubukwe bupfuye kuyihema. Ngushimire wewe wakoze subscribe, nawe utarakora subscribe kora subscribe kugira tubashe kubana mu biganiro bikurikira. Aha moto ashyiramo akabaraga tugende turacyarimo kwerekera nimero nari maze guhamagarwaho niyo ngiye kongera guhamagara. Utuyira bakomeje kumbwira n'ubu tuvugana nitwo ndimo kugenda nkatamo kugira ngo mbashe kumenya byifashe bite. Mbo ku murongo wa telefone aho bandangiye. Halo? Halo? Ibyo bintu byifashe bite? Ubu tuvugana tugeze muri za karitsiye wandangiye ndi kuri moto. Urinde wa munyamakuru twavuganye? Ni wa munyamakuru mwavuganaga? Yego. Yego. Urakomeza kaza gahanda ko hirya? Urabona hano haparitse imodoka y'ubukwe. Imodoka iriho abageni? Imodoka iriho abageni. Ni cyo kibazo.
ari kuvuga ngo hariho inzoka ni ikibazo. Ni ikihe kibazo kiri? Ikibazo umugeni ari gutinya icyome. Naye natashye ubu bukwe uyu mukobwa abona ngo icyobo ngo imbere kandi twese mbona hano singize video hano. Oya nta kibazo video ndazifite neza nazifashe uko byagenze. Icyateye ikibazo kugira ubukwe buhagarare ni iyihe mpamvu? Twese byatuyobeye ko turanga byaducanze nk'uko namwe mubibona video ariko nyene nazifashe umugeni ngo yararimo gushaka yabonaga icyobo. Genda ariko nta kibazo. Oya. Nayihari tugenda. Oya ntabyo dore. Dore uriya yagiye. Urenda gutambuka. Koni cyo. Ibiki bibaye. Mama ngo mwana wanje afite ikibazo. Uriya wari uyu mugeni ni wawe? Nadine n'umwana wanje none ngo ari kubona ibyobo ngo ni inzoka kandi tugiye mu bukwe mana we bamurose. Bigenze bite? uyu mukobwa agiye twarakoranye twariganye ikigaragara hari umuhungu wamwishyura amashuri yamufasha hari umuntu wajyaga amwishyura amashuri akamufasha buri kimwe urumva Nadine twarakuranye turaziranye yamwishyuraga amashuri ikigaragara niyo wamurogesha kugira agatabo ukora kuko yamwanze nicyo kintu turi kubona hano umugeni arimo kuvuga ari kuvuga ngo ari kubona icyobo n'inzoka bimeze bite mujye icyo wabonye icyo ndi kubona icyobo harimo inzoka ho ubu urimo kwerekera he ndi kugenda nkabona ibintu ndi kujya mu rusengero gukora iki mumufate ni iyihe mpamvu yateye ibi byose njyewe umugeni tugeze aha ngaha turi gusohoka mu marembo tubona umugeni akegera aha ngaha umugeni aravuze ngo ari kubona ibyobo njye natambuka najya imbere nkabona ntabyo ndi kubona akabwira ngo arimo arabona inzoka nkabona nta nzoka zihari twamubwira ati tugende ariko ikigaragara ni uko ararwaye arwaye iki yagiye gukora ubukwe yarasanzwe arwaye hari uburwayi abana nabwo nta burwayi yarasanzwe ahura nabwo nta n'ubwo yari afite yari muzima ahubwo bimufatiye hano ku muryango ni ikibazo gikomeye ngo ni ibiki mama ibi bintu turabona ari amarozi kuko ibintu ntabwo bisanzwe rwose ibintu nubwo twabibona pe ibi bintu biragaragara ko ari amarozi kuko umwana yari muzima nta kibazo yari afite mu buzima busanzwe bwa buri munsi rwose ibi bintu ni ibintu abantu bose abaturage bose bamubonaga umwana yaraye nta kibazo afite ariko bigeze ku munota wa nyuma tugeze aha ngaha tumuherekeje tugiye mu bukwe ngo arimo arabona icyobo kandi none ari buze kugera mu rusengero aho yari agiye mu bukwe ko mbona arimo kwirukanka biri buze kugenda gute ari buze kugenda ibi byose birarangira gute ibi bintu byo ntabwo twabimenya uretse gusa ko sinzi rwose turabona twabifashwamo wenda n'umuganga wenda niba twabona umuganga rwose niba byashoboka ntabwo tubizi umuganga uvura ibijyanye n'iki ni we muganga mwifuza ko yaza kubafasha iki kibazo umuganga uvura indwara za kinyarwanda muri make ni umuganga wa gakondo mushaka kwitaba za gakondo umuganga muri buze kumubona cyangwa ntabwo muri buze kumubona biri buze kurangira ubukwe bupfuye oya turi bumubone kuko bamutumyeho rwose batwisheje yuko umuganga ashobora kuboneka bimeze bite ndumiwe mbabarira wigira ikintu umbwira njye numiwe ni wowe mutware w'uyu mugeni yewe ni njyewe ariko numiwe ndetse umva kubera iyo mpamvu njyewe mwakire n'ikoti ntabwo oya
Mana akira bote nese oya wivana mikoro byanyubeye ni ihangane ambara ikote boss ihangane ambara ni ukuvuga ngo bari batubwiye yuko mwitabaje umuganga gakondo uwo muganga ari buze kugera ahangaha cyane ihangane rwose musaza wanjye ni kameramani reka twumve uyu nawe mama ngo byifashe bite ngo mwamagaye umuganga twahamagaye muganga agiye kuza kugira ngo aturebere uyu mugeni ikibazo agize muri mwebwe reka twumvikane twumve n'uyu mama mukomeze mufashe uwo mugeni muri wari batashye ubu bukwe muwahamagaye umuganga cyangwa umuvuzi gakondo ninde wahamagaye umuvuzi gakondo njyewe mvuye kureba muganga kugira ngo arebe ikibazo umugeni agize ubwo aza dufashe muganga ari hafi kugera hano uwo muganga se ari buze kuza koko aba yakemura ikibazo ubukwe butahwe birashoboka ubwo nibimunanira arabyihorera ariko nabishobora ubukwe bwataha ubwo nibyanga ntabwo burataha ya uru ni Urugendo TV reka ngushimire we twatangiranye nari mamagwe bambwira yuko ubukwe bwapfuye maze kugera habereye ubukwe gusa ngo ntago byoroshye umugeni yatezwe uru ni Urugendo TV reka dukomeze dukurikirane ngo abana video munyamakuru we nabibonye byose tubanze twumva uyu mugabo ni buriya ni satani oya we oya ntabwo bira bintu bishoboka ihangane muramukazi wacu araza kumererwa neza ngo muramukazi wanjye reka tumwegereze umugeni we dukomeze dutegereze uwo muganga yego ntabwo bishoboka bino bintu ntabwo bibaho niba muganga hari aze turamuha icyo ashaka cyose ariko umugeni wanjye mwari mumaze igihe kingana kimukundana mbere yo kwemeza yuko mugiye gushaka ntabwo nashobora kubivuga nta mwanya nabona wo kuvuga ibyo bintu rwose mbabarira none umuganga ageze mama umuganga ari hafi kugera hano ni akanya gatoya nk'iminota 3 araba ageze hano cyangwa umuganga yaheze nabanguke uwo muganga oya ndagwamo dore ndagwamo dore inzoka ngwino rwose natera utama ngwino nta kibazo cyabaye mwana wanjye Nadina we mwana wanjye bamuraze uwo muganga yaheze hehe igihe bamuhamagariye mana koko ibi bintu ni ibiki bamuhamagariye igihe bamuhamagariye kuko muganga we yaheze hehe naze avuga ibyo ashaka byose ariko umuntu wose ibintu bigenda neza koko ibi ni ibiki wanjye bamuroze ibi ni amayobera yinjira yaje araje abavurira muganga yaje muganga yageze dore ngiki kirimo Mwiriweho. Niwe muganga? Niwe muganga? muganga wadutabare Kuki mumbaza? Ngo twagize ikibazo ngwino dutabare muganga we ngwino dutabare nutabare twagize ikibazo muganga ari he ngwino mvurira umwana muganga ngwino mvurira umwana muganga we muganga ngwino Kuki mumeze ngwino umwana wanjye bamuroze nari mukimura muganga we muganga ngwino mvurira umwana mugatubabarire abana muganga arimo kwitegura reka tube turetse muganga mugatubabarire umanze gutwobereza gatoya muganga tubabarire yahuye n'ikibazo cy'amadayimoni tufashe Kuki sa ibyo bintu nderamo? oya twaguhamagaye bwari ubukwe muganga we none muri kubibona mute mwebwe ubu bukwe urabona ko bumaze ubu bukwe ndabona ari ibibazo gusa pe none se umuntu yabona inzoka kandi abandi batari kuyibona biba urabona yuko arimo gusohoka ku gipangu bikanga
tugeze hano ku muryango tugeze hano ku muryango umugeni wacu agira ikibazo akajya aratubwira ngo ngafite ibyobo ngo inzoka ngo ibiki tukatambuka twe tukabibura ariko we akakomeza avuga ati ibyobo inzoka ntashobora kurenga ahangaha. Reka nzi dufashe ni ukuri birakomeye. wowe uri mu biki? Wowe uri mu biki? Reka tumenye iki kibazo uko cyagenze. Oya wowe ntabwo mbashaka impande yanjye. Muri kumbaza iki mwebwe? Muganga dufashe. Njye ntabwo mu kazi kanjye ari byo bikore. Abanyamakuru nabo bagombaga kuhagira ngo batumenyere uko byagenze. Muganga rwose dufashe uvura umugeni turagusabye baba data kubera icyo utamushaka ndari inzoka dore ndagwa sindenga hano ntabwo oya tugende muganga yaje ntabwo ngushaka ntabwo ngaba muganga nguyu yaje nimumuzane hariya munsi ariko oya mwebwe mubemeretse njye mpamagajwe njye kureba umurwayi ariko kuki muri kunkamera ni ibiki? Muka tubareke mugira mujya uri buze gukemura iki kibazo. Mwigireyo rwose mbanza nakira uyu muntu nkora ikintu bampamagariye iri buze gukemuka ubukwe butahwe. Ibyo ngibyo ntabwo we muretse gatoya. Ngira ngo nkuko nahoze mbibabwira uru ni Urugendo TV ngushimire we twatangiranye nizeye ko turaza kujyana ku musozo. Ahangaha turi twahamagaye bitunguranye ubukwe bwe bumaze gupfa tuzi umugeni niye mpamvu yabiteye agiye kwiherera na muganga. Reka ngerageze mvugishe bamwe mu baturage bashagaye iki gipangu ubukwe bwari kuberamo. Wowe wabibonye gute? Urabona yuko ubukwe umusaza wabibonye gute? Bimeze bita abantu binamutinya kamera. Ndabona nabonaga murimo kuvugana byagenze bite muri make? Uko Nadine twariganye ndamuzi twarakuranye, hari umuhungu yaramusohokanaga utubari duhenze akamugura buri kimwe. Kigaragara uwo muhungu niwe waba wabikoze kuko barakundanaga, yamwishyura ishuri kuva segonderi kugeza university ararangiza. Ikigaragara ubu ngubu oya mumwinjize kwa muganga navuganye na muganga. Komeza mwana wa mama. Mwana mama arapfuye. Ibi ni ibiki koko? Isane hangane. Dore na mukuru. Dore cyacobo. Oya humura satani. Dore cyaco kiri inzoka mari. Humura mwana wa mama. Humura yandi kubakira imbere yawe muga twamuzanye nguyu muga wadufashije ngatugire umwana ataducika muganga tugire muganga umuntu uramera neza baravura mama mwana wanje humura rwose dore ngiye kugwamo we humura mukuru wanjye mwana wanjye mwana muganga we mvuna muganga arahari muganga tuyiraje umwana wacu oya ntacyo bamuha muganga yaje ngwino rwose icara hano icara aha rwose icara umuricara icara muganga ndahari umura muganga arahari icara
icara ari kureba icara rwose abanyamakuru mugende ntabwo mbashaka hano ndashaka nyina w'umwana hano niwe wenyine nshaka abandi mwese musohoka rwose tumusige umva nyina w'umwana ari he uyu ni mama we icarana n'umwana wawe hano abandi mwese hanze n'abanyamakuru ntabwo mbashaka abanyamakuru hano njyewe ngiye gukora ibyanjye ubundi mwebwe musohoke ntabwo mbashaka hano kamera magwino tugende ngwino turebe reka ngerageze kwegera umutware cyangwa se uyu wari ufite gahunda yo kuba yashinga urugo ndetse n'uyu mugeni byagaragaye kandi mwabibonye. Reka turebe icyo umuganga ari buze gukora. Umuganga amaze kutubwira yuko agiye kuvugana mama w'umukobwa ndetse n'umukobwa. Ndabona hano uyu mugabo cyangwa se uyu musore wari ugiye gushinga urugo n'uriya mukobwa bikaba byanze, yakomeje kuvuga ati arimo kubona ibyobo ndetse n'inzoka. Reka kurira. None ibi bintu byakiriye gute kuba wari ugiye gukora ubukwe ku munsi wa nyuma umugeni bikanga akavuga ko arimo kubona ibyobo ndetse n'inzoka? Ubyakiriye gute nk'umuntu witeguye yuko ugiye mu rusengero cyangwa se sinzi aho mugiye gusezerana, ariko nk'umuntu witeguye ubukwe kuri uyu munsi ukaba ubonye ibibazo nka biriya? Njye ntabwo nari niteguye kiriya gikorwa cyo biriya bintu binabaho, ntabwo nari mbyiteguye, gusa ntacyo gutangaza pe. Gusa Imana imfashe gusa akire, niba muganga abonetse reka nanjye ntegereze nk'uko n'abandi bategereje ko yakira. Nibyo nabasha gutangaza nta kindi. Mare, wowe bari bamaze kutubwira ngo ni wowe wari wambariye uriya mugeni, niwe marene we. Uriya mukobwa mwe musanzwe muziranye? Yari inshuti yanjye cyane, ariko biriya bintu ntabyo nari muziho, gusa nanjye ndatunguwe. Ariko kuva tubonye muganga Imana idufasha akire. Biriya bintu yakomeje kuvuga ati ndimo kubona ibyobo, ndimo kubona inzoka ku giti cyawe nka marene. Marene ajya kuba marene w'umugeni bitewe n'uburyo baziranye. Mama buretse kurira ihangane bibaho. Marene ajya kuba marene w'umuntu agiye gukora ubukwe basanzwe baziranye, bafite uburyo baganira. None kuri wowe uri kuvuga ati reka dutegereze umuganga, impamvu yabiteye ni iyihe? Uyu mukobwa ashobora kuba yararozwe cyangwa ntago yarozwe? Ese ni ibintu by'imiryango y'iwabo yararozwe? Kuko ntago wabona inzoka, kandi tuzi ko inzoka ari umugabo, byanze bikunze ni umuntu w'umugabo bafitanye ikibazo, urumva? Ariko niba ari kuvuga ngo ndi kubona inzoka nkabona n'icyobo, byanze bikunze uriya mugabo ntago yifuza ko akora ubukwe. Bigaragara ko ari umugabo n'undi mugabo. Okay, kadutegereze wenda muganga ari buze kutubwira. Wasanga wenda niba hariho abaganga koko nk'uko wenda bivugwa ngo muganga ari hano, byanze bikunze ashobora kutubwiza ukuri, birashoboka. Reka natwe dukomeze dutegereze, niba bishoboka turabona igisubizo, kandi n'igisubizo nikitaboneka ibintu bibaye ku mugaragaro, ubwo nyine turakira ibivuyemo. Urakoze cyane. Nka marene ndimo kukubaza ni abararaganiriye n'umukobwa baba ari inshuti, wowe mu buzima busanzwe uko wamubonaga urabona ariye mpamvu ishobora kubitera biriya bintu? Nk'uko uyu nguyu amaze kubidutangariza tubwira ati yabonye inzoka, bigaragara ko hari umugabo waba waramuroze. Ese uriya mukobwa ashobora kuba yararozwe cyangwa ni ibintu by'imiryango ya karande? Uriya mukobwa urabona nko kuba marene we, urabona ntiwajya kuba marene umwana atagukunda. Uriya mukobwa hari abana b'inshuti ye biganye baje kumbwira ngo hari umugabo wamuteretaga ngo yamuguriye n'ibibanza ngo amwubikira n'amazu, ashaka ko yakoresheje ubukwe, uwo mugabo akabimenya akaba ari we wamugize kuriya. Kuko n'uwo mwana arahari, ndumva hari namuhamagara akaza akabibibwira, rwose arahari. Ni dore nguyu tanti nguyu. Tubwire muri make. Njyewe na Dine twariganye
ari umuhungu bakundanye amwishyura. Dufashije wavuga ureba hariya kugira ngo n'abantu barimo gutegura ubukwe n'abandi bakobwa babashe kumviraho babone ingaruka zibaho ndetse no mu bintu bigenda biba mu buzima bwa buri munsi kutagira n'ubwumvikane n'umuntu runaka. Tubwire Nadine muraziranye? Nadine twariganye twarakuranye. Nadine ari umuhungu wamukundaga amwishyura amashuri akamukorera buri kimwe akadusohokana za Gisenyi za Kibuye za Arena. Uwo mugabo aramukundaga yamuguriye ibibanza yigeze no kumugura imodoka nubwo natazi ahantu Nadine yayishyize. Ikigaragara uwo mugabo niwe wabakoze ibi ngibi kuko yababonye ko Nadine amuhemukiye akavuga ati nanjye kugira ngo atancika reka ubukwe bwici njye niko ndi kubibona. Kandi uwo mugabo niwe wababikoze nta wundi muntu kuko Nadine nta kindi kintu cyamutera nta kibi tumuziho ku buryo bari hano yabibaza n'umuryango. Uyu ne mukuru we. Tubwire mama. Njye uriya ni murumuna wanjye mu by'ukuri gusa ndabizi ko hari uwundi muntu bakundanaga ariko gusa natekereza ko ari wowe wabikoze kuko ibyo yamuhaye ni byinshi ndabizi ariko sinari nzi ko babana, nari nzi ko ari urukundo bisanzwe. Kuki ibyo byose mutegeze mugerageza kuganiriza uyu mugabo we warahisemo kuba yakora ubukwe bakabana? Mubwira ati nubwo utwaye umukobwa wacu hari umuntu begeze gukundana nibigenda gutya na gutya akaba yamuhamagara akaba yakoreza message ashaka kubasenya uzabyakire. Kuki mutagerageje kuba mwaganiriza uyu mugabo bari basemo gushingura? Tuzi ko ari ibintu by'urukundo bisanzwe bariya bavuga ngo nabashuga daddy, ntabwo twe tuzi ko babana ko afite umugore ariko birandenze kubera murumuna wanjye ibi birori bitabaye. Ndabona uciye akenge, wenda turakomeza dutegereze twumve icyo muganga aza kutubwira. Ndagira ngo ugenere ubutumwa ku bantu bakurikiye Urugendo TV. Hari abakobwa bashaka gushinga urugo, hari abakobwa barimo guteganya gushinga urugo, hari abasore bashaka gushinga urugo. Inama wabahereza mu nzira banyuramo mu buzima bwa buri munsi kugira batazagira ingaruka nk'izo ngizo, niye nama wahereza abantu badukurikirana ku Rugendo TV? Gusa inama naho abakobwa ko njye ndi umudamu nabahereza inama yo kuvuga ngo nimba ukundanye n'umusore nta wundi muntu ku ruhande ufite umudamu wajya kwishingira ngo aragukunze ngo akubeshye kuko nta byiza mushobora kugeraho. Urabona ko ibirori bya murumuna wanjye bipfuye, ntabwo nabaye icyo cyizere, mugomba kubireka nk'abavandimwe. Mugabo watwemera twavugana? Nta kibazo. Twemerera rwose. Ntabwo nshaka kuvugana itangazamakuru. Reka ukuntu tugiye kubigenza, reka tuvugane ariko isura ya basi. Nashaka kuvugana namwe n'ukuri mumbabarire kandi njyewe naje mpurujwe icyanzanye nicyo nje gukora kandi maze kugikora. Utanze igisubizo cyiza? Njyewe uriya si uwa mbere si uwa kabiri, biriya ni ibintu nsanzwe nkora bibaho cyane. Mugabo wenda akabazo kamwe konyine ntago turi bugutindire. Urabona yuko nubwo tubyati ni ibibazo bisanzwe bibaho, si uwa mbere mvuye. Hari abantu benshi bashobora kuba badukurikiye bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Nari nababujije ko ntashaka itangazamakuru. Nta kabazo kamwe kuko hari abantu badukurikiye hano ku Rugendo. Umva muga, hari abantu badukurikiye hano ku Rugendo TV. Kubwira famiye y'umwana igisubizo kivuyemo, ariko ntabwo rwose numvaga nshaka guhura n'itangazamakuru. Ihangane wenda n'abantu badukurikiye bababwira zimwe mu ndwara uvura cyangwa mu bibazo ushobora kuba wakemura kugira ngo n'uwagira ibibazo bihuye n'ibi ngibi watubwira muga bigenze neza. Ndi marene rwose muga, nura ni mukuru we yishwe n'amarira mukuru yarize. Muga tubwire rwose muga havuyemo ibi byiza. Nkuko nyine mwampamagaye umwana wanyu arakize ndamufashije. Uvuze ngo agize ute? Ari dore umugabo we ni wowe mwari mujyanye mu rusengero. Mugambwira ari he? Mbwira. Arakize. Mwitonze njye mbabwira. Mana urakoze we. Ibi ni ibintu bisanzwe bibaho.
zimwe mu ndwara uvura cyangwa se bimwe mu bibazo ushobora kuba wakemura n'abantu badukurikiye, uwaba afite uburwayi runaka, uwagira ikibazo runaka, ngira ngo hari ubutumwa wagenera abantu badukurikiye, kuko hari umaze kuduhereza ubutumwa ndetse cyane ko ari mukuru w'uriya mudamu. Uyu nguyu wari uherekejwe nk'umugeni amaze kutubwira ati ndagenera ubutumwa abakobwa gutya na gutya, mujye mwitwara gutya na gutya kugira muzabashe kugira ejo heza mu buzima bwa buri munsi munyuramo. Ndagira ngo nabwire abantu badukurikiye ku Rugendo TV zimwe mu ndwara uvura, mu bibazo wakemura, n'uwagira ikibazo abe yazakwifashisha. Murakoze. Murakoze. Nkuko mumbajije ndi umuganga, zimwe mu ndwara mvura nkuko uyu mwana yaramerewe ni ibintu yakorewe kubera umuntu batahuje yashakaga kuba yashaka, yamukoreye byiza byinshi ariko umukobwa ntiyabirebyeho, nyine yarebye undi musore barakundana, bageze ku gihe cy'ubukwe kandi ari uwahemukiye. Niyo mpamvu mwabibonye kuriya uriya mukobwa yagize ikibazo byatewe n'uko hari umuhungu yahemukiye. Uwo muhungu rero niba amukoreye biriya mubonye, ariko nk'uko mwabibonye suriya ni uko muhageze muri itangazamakuru, ariko nsanzwe mvura ibibazo na biriya n'ibirenze biriya. Indwara z'abadayimoni zitandukanye zifata mu buryo butandukanye, hari abasazi, hari abo zifata bakikubita hasi cyangwa bakavugaguzwa, ni byinshi. Hari abadamu bafite ibibazo by'urubyaro barubuze kubera impamvu z'abadayimoni zo mu miryango cyangwa z'abarozi. Izo ngizo turazivura, ndazivura. Hari indwara z'amarozi zitandukanye tuvura, ndetse n'izindi ndwara zisanzwe ziterekeranye n'amarozi cyangwa amadayimoni. Hari abarwaye indwara z'umubiri zitandukanye, ibifu, imyijima, abananiwe gutera akabariro, ababuze amavangingo, n'abakobwa bakundwa ntibashake, kuzingura, muri make no kutagira igikundiro mu bagabo, kutagira igikundiro mu bagabo, abadashaka. Hari n'abasore nabo bimeze gutyo nk'abakobwa badashaka, abo bose turabavura. Mbese muri make tuvura indwara nyinshi. Murakoze cyane muganga, wakomeje kutubuza kukwegera, birangira. Ikindi tuvura n'inyatsi, abantu bashaka akazi ntibakabone, hari n'abakora ntibigende, hari igihe bituruka kuri za karande cyangwa se ari abagizi ba nabi babaroze. Ibyo byose turabivura, n'izindi zitandukanye ntashoboye kurondora hano. None se muganga wadufasha ukaduha nimero yawe, ukatubwira n'ahantu ukorera byibuze? Ahantu nkorera icyangombwa, reka mba aderese, nimero ya telefone. Yego. Muga Imana iguha umugisha, ibi bintu ukoze Imana muga, tugiye kugutangira ubuhamya, tugiye kugutangira ubuhamya bwe nyarasenge byose twasanga tutari bazima. Ibi bintu twikoze ukuntu twaje gutaha ubukwe, nanjye ndi nyirasenge w'umuhungu, ariko Imana ishimwe kubona mwabonye nimero ya telefone.